Kuri uyu wa 13 Nyakanga 2026 muri Diyosezi ya Butare habereye inama yahuje intumwa ziturutse muri Caritas Rwanda na Caritas za Diyosezi. Iyi nama yari igamije kurebera hamwe ingamba zo kuzamura umusaruro w'ukwezi k'urukundo n'impuhwe ariko kwezi kwa munani. Iyi nama ni inama dutegura buri mwaka tugahura n'abahagarariye Caritas z'amadiyosezi cyane cyane mu ishami ryo kwita ku batishoboye n'abapadiri abayobozi ba Caritas za Diyosezi. Ubwo rero icyambere inama rigamije ni ukuganira ku ingamba dukoresha hirya no hino mu madiyosezi kugira ngo tubone umusaruro ushimishije. Icya kabiri kwari kuza gusura Diyosezi ya Butare. Umwaka ushize yagaragaje gushyiramo imbaraga mu buryo yakoraga, nubwo ikiri inyuma ariko byagaragaye ko imbaraga bakoresheje zatanze umusaruro ushimishije. Tukaba twaje rero kongera kubatera imbaraga, kubashimira ko bagerageje kandi tubasaba kugira ngo bakomereze muri uwo mujyo ntibazasubire inyuma. Twabyakiriye neza cyane kubera ko nyuma y'ingamba twari twafashe ukurikije n'umwaka washize bigaragara ko nyine ari ikiyongereye. Ubwo rero kuba na Caritas Rwanda yahisemo kuza gukorera iwacu muri Diyosezi ya Butare twongerera imbaraga kandi mugisha kuri twebwe kuko batwunguye izindi nama zadufasha kugira ngo koko turusheho kuzamura ubushobozi bwo kwita ku bakene n'abatishoboye. Nyiricyubahiro Musenyeri Jean Bosco Ntagungira, umushumba wa Diyosezi ya Butare wari umushyitsi mukuru, arasobanura iby'ingenzi byaganiriwe muri iyi nama. Ikintu cya mbere cyagaragaye ni uko kwezi k'urukundo n'impuhwe ari icyemezo cya episkopi cyashyizweho kugira ngo abanyarwanda batekereze nabo gufasha bagenzi babo, yaba umukene cyangwa se uyifashije, ariko ntitwumve ko inkunga izaturuka ahandi ngo akimuhana kaza imvura ihise. Icyo ngicyo nicyo twatinzeho kugira ngo dukangurire abakristo bacu gufasha bagenzi babo, bitari uko bakize by'ikirenga bagomba gutanga ibisagutse, ahubwo ko n'uduke bafite bagomba kudusangira n'abakennye kurushaho. Ikindi kibukijwe ni ingamba abashinzwe Caritas mu madiyoseze bagomba gufata bagenderera abapadiri bakuru mu maparuwasi, cyane cyane ko abapadiri bakuru b'amaparuwasi nibo urufunguzo rwo kugira ngo umusaruro uboneke. Batwibukije yuko natwe abepiskopi tugomba kubikurikirana tukareba amaparuwasi arangara, amaparuwasi adafite inzego zuzuye za Caritas cyangwa amaparuwasi atitabira ibyo bikorwa, byaba mu miryango remezo, byaba mu mashuri, byaba mu miryango y'abihaye Imana, ndetse no mu bakozi bacu muri za atoriye zacu, mu bigo byacu binyuranye. Aho hose tugomba kuhashakira umusaruro wo gufasha abakene, kuko usabira umwana ashakishiriza hose, usabira umukene ashakishiriza hose, kandi ntabwo bigomba no kumutera isoni kuko abasabira utishoboye. Nk'uko byagarutsweho na benshi, inama nk'iyi yabaye ku itariki 9 Nyakanga 2025 muri Diyosezi ya Ruhengeri, yabunguye ingamba zo kuzamura umusaruro w'ukwezi k'urukundo n'impuhwe. Bamwe mu bitabiriye yo kuri uyu wa 13 Nyakanga 2026 baradusangiza ingamba bakoresheje zatumye bazamura umusaruro w'ukwezi k'urukundo n'impuhwe n'izo bateganya gukoresha muri uyu mwaka. Nta kindi rero twakoze usibye ubukangurambaga duhereye mu miryango remezo, bityo abakristo bakabanza bakumva ko Caritas ari yabo, ko atari umuterankunga uzadufasha, ko nta miryango nterankunga tukigira, ahubwo ko dufite Caritas y'umwimerere ariyo Caritas Nyarwanda ishingiye ku miryango remezo, bityo bakagiramo uruhare. Uriya musaruro ndiho uturuka nta handi. Ubwo bukangurambaga rero tubukora ku buryo bukurikira. Abakangurambaga ba Caritas mu maparuwase nibo dushingiraho. Abakangurambaga n'ubundi bafatanya n'abapadiri mu gukangurira abakristo, noneho no guhuza ibigo by'amashuri bagahura n'abadireteri bakabakangurira ukwezi k'urukundo n'impuhwe, kuko baba barahawe
amahugurwa bazi n'uburyo bikorwa, bafite n'amakaneva batangiramo raporo kuva mu muryango remezo kugera mu rwego rw'amashuri. Uruhare rw'abasaseridoti ni ingenzi mu gufatanya n'abakangurambaga, kuko umukangurambaga ntabwo yatanga ubutumwa padiri atabanje kubutanga kugira ngo amuhe inzira anyuramo. Nanone kugira ngo ubwo iyo nkunga inaboneke, habaho imikoranire myiza y'inzego za kiliziya. Hari abahagarariye amakomite ya paruwase, hari n'abahagarariye amakomite y'imiryango remezo na santrale. Babandi bashinzwe ubutumwa bwa Caritas bagomba gukora ibikorwa nabo bafatanyije n'izo nzego. Tugira icyo twita icyumweru cya Caritas Week, tugategura igikorwa tukajya muri paruwasi aho dufatanya n'inzego za paruwasi ariko n'inzego z'ibanze z'ubuyobozi, akagari, umudugudu. Hari igihe tujya gufasha gusana amazu y'abaturage bakennye, ari ukuyahoma, ari kuma amatafari cyangwa se gutanga umubyizi mu buhinzi. Muri ibyo bikorwa rero iyo tubirangije dukora sensibilisation y'ukwezi k'urukundo n'impuhwe. Hari n'izindi strategie z'uko mu mujyi wa Muhanga haba radiyo muri gare, haba radiyo ku isoko, naho tugacishamo iryo tangazo abantu bakagenda babyumva hanyuma bakongera umusaruro. Muri uku kwezi k'urukundo n'impuhwe birumvikana izo ngamba twari dufite tuzazikomeza kandi twongereho n'izindi. Twatangiye kubishishikariza abakristu mu maparuwase kubasura, guhana za komite zishinzwe Caritas, gutanga amatangazo, gukorana n'imiryango y'abiyeguriye Imana, kubandikira aho bizashoboka tukabasura. Ariko kandi hari noneho no kugenda kugerageza gushaka n'abantu ku giti cyabo cyangwa se n'amakoperative n'amashyirahamwe, twajya gusura tukaganira, kubasobanurira ubutumwa dukora. N'ubundi baba basanzwe babuze, ariko iyo mwicaranye n'umuntu biba byiza kuko icyo gihe agira n'umwanya wo kugusobanuza, ukamusobanurira. Nibyo koko iyi nama y'uyu munsi itweretse ko koko ubukangurambaga bwagiye butanga umusaruro, niyo mpamvu tugiye kubukomeraho. Ndetse ubuhamya twagiye duhabwa n'amaparuwasi atandukanye yo muri diyoseze ya Butare, biragaragara ko imyumvire aho yagiye hinduka ku bijyanye n'ukwezi k'urukundo n'impuhwe, umusaruro wabonetse. Kuko harabibazaga, ese ubundi ayo mafaranga dukusanya mu kwezi k'urukundo n'impuhwe amaze iki, ajya he, akora iki, ni iyihe nyungu dukuramo nyuma yo kuyatanga? Ese ubundi kuki Caritas ariyo isaba abakristu umusanzu aho kugira ngo barijya kubafasha nk'uko byari bisanzwe? Urumva ko icya mbere twabonye koko ni guhindura imyumvire, tukumva ko Caritas ntabwo isaba abakristu, abakristu biyubakira Caritas yabo, si ukubasaba ahubwo ni ukubafasha kwiyubakira Caritas. Kuko mu gihe dukusanyije umusanzu w'ukwezi k'urukundo n'impuhwe, ntabwo yose agana kuri diyoseze, harasigara muri paruwasi. Ayo kandi akabafasha muri gahunda yo kwifashiriza abakene ubwabo. Mu myaka yashize twagiye kwiga mu Ruhengeri, Caritas Rwanda yatujyanyeyo, ariko natwe twari twaragiyeyo kuko bari imbere y'abandi. Uyu munsi rero twahuriye i Butare, nabo bateye intambwe ishimishije mu kwegeranya inkunga. Icyo nahungukiye ni uko twese tutagomba kwisuzugura, ko bishoboka. Icyanyuma rero ni uko kwiha intego. Uyu munsi twiha intego y'uko byibura ku musaruro twagize twakongeraho 25%. Iyo ntego irashoboka, ko byagaragaye iyo mwihaye intego mushobora no kuyirenza mukarushaho. Kigiye gutangira muri uku kwezi kwa munani. Ndashishikariza abakristu mwese ndetse n'abandi b'umutima utabara kugira icyo mutanga kugira ngo abababaye, kuko nta waba umukene ngo abure icyo yasangira n'undi, kuko
buri wese iyo yitsebutse asanga hari icyo nyagasani yashyize mu biganza bye, akaba asabwa kugisangira n'abandi. Mwese rero muzirikane ko uko kwezi k'urukundo n'impuhwe kutureba twese, kurakureba wowe, waba umwana ukiri mutoya hari icyo wakwigomwa, yaba umusore, umwangavu, ingimbi, yaba umubyeyi mu rugo, yaba umukecuru, umusaza, mwese hari icyo mushoboye. Kandi burya nyagasani tuzi ko yihwanije n'uwo muntu utagira kivurira, kuko yaragize ati nari nshonje uramfungurira, nari nambaye ubusa uranyambika. Ngayo nguko uhaye umukene aba ahaye nyagasani, kandi uhaye umukene aba yizigamiye ijuru.